Umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Yego. Ntabwo munsi nitwa Dorcas. Ndi umumama afite abana. Ndi umukristo. Nsenga Imana. Ikindi ndakijwe kandi amarishijwe neza mu mutima. Ndabibona. Yego. Wowe nawe umeze neza. Nanjye ndaho. Waba uziranye na Birasa cyangwa turazanye ko ntabwo ari cyane mu buryo bw'umwuka kuko narebye wenda cyo kintu n'ahangaha umwuka w'Imana yabantumyeho. Hari message hano mfite Imana yabantumyeho maze mbabwire byaba byiza unamubwiriye akaza nkababwira nyine muri kumwe. umwuka w'Imana ari ijambo Yohana yavuze aravuga ngo umwuka w'Imana aba muri tewe. Yego nanjye raba muri tewe iye yangiriye neza abasha kunkoresha iby'ubutwari. ni amahoro se? Ni amahoro kubera ko umuririmbyi yaririmbye abantu byose bifatanyiriza nko kutuzanira ibyiza. Kandi nta butayu nta kanani. Yarari mu cyumba reka ndebe ko gusa kinshimishije cyane ukuntu nyine babonaga mu mwuka niko bumeze. Ntabwo bitandukanye n'umwuka w'Imana yabambwiyeho. reka mubwire. Esse? Esse? Aí, urakora ikira. Maka. Sibajya no gusuzuma. Ndakubajije urakora ikira. Wanje kansubiza. Please. So. Really? Mark, ikintu nakoze gihambaye abandi bantu basanzwe badakora ni iki ku buryo ushobora kuba waragiye ugahinduka Kayiri wanshinga. Kandi ntago nigeze mbyibagira. Mark, uribuka byibuze ukuntu byagenze byo kuguca inyuma? Byari kugenda gute? Njye mfite umubiri. Mark nambaye umubiri. Kangahe nakwinze ngo turyamane ukabyanga? Undi Mark, ndetse numva nahantu kiracyaha nicyo kintu wakumva ko ari cyo kintu cyadutandukanye. Like uretse gatoya. Ndaragukunze sibyo? Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ndagufasha buri kimwe cyose nari nshoboye. Ubuzima bwawe burahinduka. Ariko icyo nyituye no kunca inyuma. Basi nta nubwo wari kwihangana byibuze. Icyo gikorwa kikabaho twamaze ko umugabo n'umugore. Narabikubwiye. Ngende umukristo sibyo? Nagira amarangamutima nakunda nagira gute ariko icyaha cyo gusambana no. So rero mu gihe wanciye inyuma please nta kintu kimpuza nawe ahubwo umfashije. Mark, reka nkubwire. Please get out. Mark nagwansura. Ibintu uvuga ndabizi cyane pe ndanagushimira ko wabikoze. Ndagushimira ibintu byose wankoreye mu buzima please. I'm sorry. Ndabizi ko nakosheje. Ariko se urajya ngo mbigenze. Mark nagusabye imbabazi narakwinginze inshuro nyinshi sibyo? Na Yuda wakoshereje Yesu okay we yari yahuye. Ni yahure kugira ngo ubone yuko ndi guilty. Okay, wansabye imbabazi saba sibyo? Ntabwo nshaka kuva sibyo? Okay. Nabyumvise it's okay. Ariko sohoka. Asundi kurimo kuvuga gutya. Gute? Kuvuga gute?
Mark ninde uri muri iyi nzu uwo ari we wese se birakureba. wow so wanze ko turyamana ariko ufite abandi bakobwa usigaye uryamana nabo Nonyumve nabi please kandi ntuze no kunyubahoga. Ntabwo nkeneye kuvugana nawe amagambo menshi, nta kintu na kimwe kikimpuza nawe. Sinzi impamvu utari kubyumva. Mark, I'm sorry. Yes, you're sorry, but get the fuck out! Mark, ko wahindutse cyane. Niwe wa. Basi ibuka byose twanyuranyemo Mark, please, I beg you. Umeze neza. Turashima Imana. Dorcas ntabwo munsi. Umukozi w'Imana. Muri minsi Imana ari kubana nanjye mu byo butangaje. Nandi kubwira umufasha ko nje kubera bafite message. Twebwe muri uru rugo dukunda Imana kandi turasenga cyane. Yego. Rero ntabwo twakanga kwakira message y'Imana. Rwose niba Imana yakudutumyeho watubwira nta kibazo. Ni umugisha kuko ni gake cyashobora kubona nyine abantu bana mu nzu bahuje bose bavuga Imana. Ariko nyine mbere yo kuvuga message Imana iba yampaye ndabaza ijambo ry'Imana. Hari ijambo ryanyu mfite riri muri Petero wa 2 igice cya mbere mu 19. Petero wa 2 igice cya mbere mu 19 avuga ngo namara dufite ijambo ryahanuwe rushaho gukomera kandi muzamukoze neza nimuriyitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu turuturu rizabandurira mu mitima yanyu. Nashimye impamvu Imana yampaye rino jambo rivuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe kandi iryo jambo rushandi yose gukomera. Nuko hari amagambo atandukanye abantu batuvuzeho, amagambo yo gusebanya, amagambo yo kuba bakwita amazina atandukanye, amagambo yo kuba nyine umuntu yagufata akakugira icyo ntazi, ariko ayo magambo abantu bavuze, ayo magambo y'amatiku, ayo magambo y'amazina atandukanye n'ijambo Imana ivuga. Mwebwe ijambo Imana bavuze kuva mwavuka, kuva Imana ivuga ngo mubane nk'umugore n'umugabo, njye nibyo rifite imbaraga. Amen. Amen. Kukani muzamugize neza n'umurikita. Nuko rero ejo bundi yaransanze arambwira ngo ndabwira ijambo ry'Imana ni ukuri kandi buri Imana irareba ikitegereza. Imana yarambwiye ngo muri ku rugamba rutoroshye. Imana irambwira ngo Satani yarabanyaze ariko irambwira ngo hari ibyiringiro. Irambwira ngo igiye kongera ibagarurira ibyanyu Satani yanyaze. Amen. Kandi Imana irangije irambwira ngo nimusenga mufatanije mukize hamwe hagati gakwiranije kinyabutatu muzabasha gusengera ibintu byose mubona nk'imisozi imbere yanyu bikorweho. Amen. Ariko Imana ikintu gitangaje nk'uko Imana arongera arambwira afite agahinda kenshi arambwira ngo nuko bigeze gutyo ubu bagenza ari hafi. Arambwira ko bagenza ntabwo ari kuri, ariko arambwira ngo hamwe no gusenga buriya gusenga bijya bihindura ibintu. Gusenga bigabura umuntu, gusenga byakwambika. Haleluya. Gusenga byadukuraho amazina mabara abantu batwise. Ubwo rero arambwira ngo ugiye gusengera abana banyu. Rero ikintu gitumye nzanga ni icyo ngicyo, ariko kandi urugamba ruracyakomeye. None se umukozi w'Imana mu buzima busanzwe wari usanzwe utuzi? Ntabwo nari mbazi ariko Kristo arabazi. Umuririmbyi yararirimbye ngo izina amazina yacu itwitayeho, izi amazina yanyu
njyewe ntarabamenya Imana yirabazi kuva kera mukirinda mukiri mu ndazaba mu wanyu Imana irabazi niyo yanzanira Shengo ntabwo yari tuzi. umukozi w'Imana rwose nk'uko uri kubivuga uru rugo rurimo ibibazo byinshi. Hey. Hi. Hey. Okay. Hi. Nise hano ukora urusaku byagenze bite? Ibintu murimo nabyumvise mwakwicaye nk'abantu bakuru mukaganira ni ngombwa ngo inzu yose mwiterure. Okay. Sorry ko tugukanguye ariko No, it's fine. Muri abantu bakuru ibyo muganira mubiganire mwumvikana. So Kayiri rero ntabwo nshaka kongera kuvuga amagambo menshi please. Ndashaka kusohoka. Kandi wanyumvise sibyo? Kayiri ntabwo nakomeza ngiye kwiyumva kuko nimbaga mbere. Wifate basi wishyire mu mwanya wawe. Njyewe mbebo wowe ngewe usange ndi mu buri ndi kumwe n'undi muntu. Wabyumva gutyo wifata gutyo. Please. Hey! Hey, Mark. Nkora ndakwinginze mbabara usohoke sibyo? Mbabara usohoke please. Tuza. Mark. Please, tuza. Wait. No. Kayiri. Mark. Kayiri ndavuze sohoka. Mark wanyumvise. Ntabwo nshakongera kukubona hari undi munsi wari mu sibyo? Please ndakwinginze sohoka please. Hey. Please. My man of God, okay, 20. Okay? Mfishe 20. umukozi w'Imana nyine nk'uko uri kubivuga uru rugo rwacu ibibazo byinshi cyane. Gusa njye na madamu wanjye dukunda gusenga cyane. Twaciye mu bintu byinshi bikomeye kandi bihambaye. Gusa twamaze kubona ko naho tugeze ubu nonanga ni Imana yabidufashijemo. Rero rwose kuba wafashe umwanya wawe ukaza ukatuzanira iyo message ubwabyo n'ubutwari. Icyo twagusaba rero ni uko wadufasha nyine n'ubundi nawe ahuri ukajya urushaho kudusengera. niko kuri wenda koko mufite ibibazo byinshi ariko hejuru y'ibibazo hejuru y'intambara bose murimo Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko. Mukomeze muyigire icyizere kandi buriya akenshi Imana yerekana ikintu ibiri hafi gutandukanya bishinga mu bigabo. Mukomere kandi mukomeze nanjye ko umwuka w'Imana yanshoboza zambafasha gusenga kubera ko niyo mpamvu bibiri bivuga ngo icyatumye Imana ayigusigaza ko ari ukugira ngo ubashe gukura abavandimwe bawe bari mu makuba. Rero ntabwo najya nabasengeye kandi pe Imana ibaho umugisha kunyakira umufasha wawe Imana ibaho umugisha. None se ubusanzwe utuye hano hafi? Oya ariko muzahamenya ko tuzagira tumenyana muzamenya ahantu ntuye. Niga kuko nabamwe muri mwebwe ubu ngubu muri Kristo Yesu. Rwose ni karibu igihe cyose rwose ujye uza wowe na umwari mufatanye gusenga kuko buri umwari akunda gusenga cyane. Nanjye ndabikunda yego ariko nyine wowe na umwari mugiye mufatanya ntekereza ko twagera kure hashoboka. Hari ijambo abamarayika babwiye Aburahamu batambutse arababwira ngo muze arabakira abagaburira kubera ikintu bakora cyo kunyakira neza. Baramubwiye ngo umwaka utahigiye nk'iki ngiki Imana izakora kandi nawe kubw'icyo wakoze Imana igihe agaciro. Yewe ndondogora mujye mwihangana. Nibyo amagambo y'Imana nawe yarondogora. Ntabwo ndi gusenga ibintu byinshi icyambere no kwizera.
kandi kwizeye guhindura ibintu amen kandi Kristo ni imbaraga zacu kandi Kristo arihagije. Amen. Mana turagushimira turaguhimbaje tuguhe icyubahiro. Iyi ni famiye Birasa urayizi urayisobanukiwe. Njyewe ntabwo nabasha gukora ariko wowe urakora. Hari ibyo wambwiye ku muryango wabo ariko nzi neza ko uri Imana ikora kandi abantu bazatangara Imana kubamenye. Ubahe umugisha kunyakira, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, ababuze uko bagira amana babone neza yawe. amen Ubwo tuzabonana bambwira amashini ibyo wakoze nanjye nzavuga ngo Uwiteka arera, nzavuga ngo Uwiteka arakomeye kandi tuzavuga ngo Uwiteka ni Imana. Ubane nabo nk'uko wabanye na Eliya ku musozi Karumeli akavuga ngo ubu si byerekana yuko mu Isiraheli hari Imana. amen Ubwo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana yabamugisha rero umuntu afite indi message njyanye ahantu ariko nzareba kubusura. Telefone yanjye rero ntabwo nagize muri kwakanika akanimero kanjye nta kibazo. Narashyize sibamugisha. Kuri Imana ikumugisha. Tuzashimishwa no kubona ugarutse. Urakoze. Munyo. Ritavuga umwe rero karabaye. Karabaye nyagasani. Habaye iki se kandi? Umva inkuru riranyishe mana yanjye. Wandangiye umuti w'inkorora. Ahubwo waganye ikigo nderabuzima ukagenda gufata imiti. Nk'abandi bose hari ikibazo. Kandi kubwira ngo uyitangire. Nukuri inkorora riranyishe mana. Tugende ku mujyanama w'ubuzima. Aragufasha pe kandi aranaguherekeza. Baranakwakira n'uburi kumwe n'umujyanama w'ubuzima. Barakwakira byihuse. Ntabwo ari ngombwa ko tujyana ariko we mbwira umuti ngende wungure. Si inkorora. Ntabwo uriya muti uboneka mu mafarumasi. Uriya muti nta hantu waboneka atari kwa muganga. Utagiye ngo bagupime nyine babyibonere ko urwaye. Genda usimbuke. Ese ubundi inkorora yanjye kwiguteye ikibazo ubundi ufite ikihe kibazo? Mana yo mwijoro abantu binaha barashize we. Reka nkubwize ukuri. Abaryarya umuntu aba adafite umugabo ukavuga uti hari ibyo mpomba hari n'ibiki. Ariko nabyo ndanabishima n'Imana ko badahari. Kuko giwe ku giti cyanjye ndirinda. Nk'ubyo mfite umugabo akaba yaranyerereye kwa Munyana. Ubu nanjye mba ndikurira yo kwarika. Reka nkubwire uzwi icyaro cyose barwaye inkorora. Oho. Nukuri inkorora yarateye Imana yanjye. Nagashamura arayirwaye. Yego? Ntabwo ayirwaye. Na Rudoviko arayirwaye. Yego? Warabumvishe bakorora se? Na wa mugabo hari aruguru ku kabari. Cyako numva abagabo bose babazengurutse ubu babazize. Kamwibarize reka tuganire neza Munya. Sibyo? Tugiye kuganira neza ubushize naje ahangaha tugiye kwiganirira hazamo ibintu by'amahane imirwano itangira kuvuka. Nyabura nyamugabo wawe abaje kwitambikamo harashya. Ariko mbabare mbwiza ukuri. Batwite. Ubundi kuruka ushobora kubusamya. Kuruka ushobora kuba ufite ubwandu bwakurenze. Tubangira ngo nukuri ndwaye nuze. Ndwaye inkorora ndumva nyine meze ukuntu. Akabazo k'amatsiko. Mu by'ukuri uretse ibigambo by'inaha ngaha by'inaha. Yego pe mbere turabizi ko twese mbere wagira gutya wakwigendera hirya no hino cyangwa abantu bakakwizanira. Hasa undi komba mbona uwo mwana ushaka kumwica wa mukobwa ntuko wikwishonjesha. Uwe mwana se Niwe kwishonjesha. Nyine Gashamura hari ukuntu mujya mwigenza. Tuvugishije ukuri kuko Gashamura urabona ariruka hirya no hino. Gashamura ni umuntu wawe cyangwa ako sundi nyirango reka mvuge nta kindi kintu kijya kikuzana na magambo n'induru gusa. Ubu nashakuje n'imirwano. Ubu narwanye sinje neza singira ngo tuganire cyangwa se umena karibu mu nzu yawe. Nta karibu muhaye. Kuko ndabizi ntago ujya uzanwa n'amahoro. Ariko subu basubura iki kugira ngo ubone ko nzanywe n'amahoro. Kwe kiri kumbaza Gashamura cyane. Ni ukuri nagira ngo mbikubaze nkugira inama. Ndashimishwa no kubona mugarutse. Rero Wakugeza hasi. urakoze. Imana ikurinde. Sawa. Kandi wakoze cyane. Ibiki? Nta kibazo. Hajya nagusezeye. Sinarya Yesu.
mu izina rya Yesu ndagutegetse pepo katika jina la Yesu mu izina rya Yesu w'i Nazareti izina rifite imbaraga izina rifite ubutware izina rifite ubushobozi wa mudayimoni we ndagutegetse mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mufashe miri ndaguhambirije myuka mibi toka dayimoni mu izina rya Yesu ndagushiririje mu izina rya Yesu pepo mu izina rya Yesu koze wino n'amahoro mu izina rya Yesu fasha ikirere fashamira ibitekerezwa mu mitima mu izina rya Yesu wa mudayimoni we ndakwishe mu izina rya Yesu wari uri kumubona se uko se madame karame ko nduzi hano mwugarijwe cyane ntabwo tworohewe reka nkubwire hano hari imbaraga zidasanzwe muri uyu muryango ndatambutse kujya dayimoni wo guhora mu izina rya Yesu ndakwishe ndatambutse hano harimo abadayimoni bambuza kugenda mu izina rya Yesu kandi abantu dayimoni bari hano nabashaka kugira akantu bakora hano umuntu umwe agapfa ariko nyine yapfuye yatambutse biremera kandi abadayimoni bo bumvise izina rya Yesu w'i Nazareti vuga ngo barapfa baranafunga yego abadayimoni barapfa ariko se ubundi biri kubabaho ubundi wanyuramo muri make ko genda abana ibintu bidasanzwe nyamara ndakugira inama reba nkagashamura nakagabo gahora mu ipantaro imwe nakagabo gahora mu ishati imwe nakagabo kananiwe n'ubucuruzi katagira nicyo kakumarira nkabura gashamura umwizirikaho umukobwa mwiza nkabo katagira icyo kamarira iyi kanzu si wowe wayinguriye yego urabona ntasa neza ahubwo uvuga ko ari ishyari kubuza oya pe oya rwose gashamura nakuguriye ikanzu niwe wayinguriye da urabona itambere noneho niyi ndaniye none uri kuvuga sibyo se yihenda se niyo ngiye si yese inda cyangwa ni ya Rudoviko tuvugishije ukuri uretse ko muvuga ngo inahangaha ngo ngira amagambo cyangwa se ngo ngira n'amahane ntago mbiyobewe neza ko uriya mwana mubyaranye na Rudoviko sinyobewe yuko igihe mama umwari yari ari mu bitaro wagenda gukarya sinacyo twapfuye cyagihe wagenda gukaryamana na Rudoviko mbere yuko nawe ajya i Kigali ibi bintu ko ntabivuze nibimuvuga ko ngira amagambo cyangwa se muzankabirize ngende mpatwike mbwire mama umwari byabaye byose ngewe na Rudoviko byararangiye n'ukuri uriya mwana si uwe oya nagaruka naramubeshyaga Yesu mbega umukobwa n'ukuri naramubeshyaga pe wagira ngo urira amafaranga none ariko indu twite ni ya Rudoviko yagiguteye mu gihe mama umwari yari ari mu bitaro kandi n'ukuri ko Imana ndumva kuri inshuro ntibwihangane ndahatwika no sinda inda se erega uratwite biragaragara no mu jisho singiyi do ngiyi yego ese kuhungura nkaho ushaka kuyikubuzamo barambwiye biragaragara ese ubwo ibaye ariho iragetsema ntiwaba uyiciyemo reba hawe do yewe data we haratera nk'umusare banyuri kote izuba mba barangubwire nyiramusire kuri nyenda twite mama umwari niba mbikubwiye no kugira ngo neza abantu nk'ubu wajya ugenda ukajya ku bagabo badafite abagore koko nk'ubu wagiye kwibambaza kuri Rudoviko kubera iki ubu ntabwo ugiye guhemukira mama umwari reka nkubwire Rudoviko w'abandi ararengana ni agashamura ga hey
mu izina rya Yesu abazimu bashye niba batandaraje nibatandaraza umuriro uturuke hasi bashye waretse kuneza abantu koko indani yagashamura aho kugira ngo ngire inama uri kunuka ko wandaya we wiyemeje ko abagabo bo muri quartier bose ugiye kubakongeza iyo sida nta kindi wazo nukuntuka nguje kugira inama mbese ugiye gukora tworozanye sida abaturanyi tayo ubu kashamura uramwishe ese ubundi iyo sida uvuga iri hehe uri kuyimbonaho uri kuyimbona narayikwanduje ku buryo uzuvuga ngo ndwaye sida wa mugore w'ahantu hose ugenda usogongeza nta kuntu waba utarwaye sida nkabona agashamura umusatsi utangiye gucurama uracuramye pe ubundi se n'abanyarwaye bigutwaye iki Yesu we bikureba nk'iki ko abantu bareba ibintu bitabareba wagerageje ukifata ukarwara wenyine ntumara abagabo bafite abagore koko abana babo uzabarera ahubwo nureba nawe nzayikwanduza gusa umenye ko nta sida ndwaye ntago ndumurezibiyene wantuza wanyanduza mpuye ko nta mugabo ngira niba ari ayo makuru wari uje gufata yatware ntago ndwaye ndi muzima dore umugore muzima umusatsi wacuramiyeho ntago nwite zawe ni byiza gutwara gashamura we ndagutunga ku mushito Monalisa ubaza akantu gatoya kandi umubabarire usubize kuko nimba ari umuntu muhaze mu buzima bwanjye Monali ndaguhaze naraguhaze pe ku buryo ungeze ahangaha no kwa Maka Monali urakora iki kwa Maka ahubwo urakora iki hano niko Kayiri uranshaka iki mu buzima ku buryo ahantu hose ngeze ahantu hose ngiye wumva ko ugomba kuhaza ugaterura abantu ukajugunya hanze nese nawe uje kuhanyirukana nteze ukuri ntabwo unyurwa okay Monali I'm sorry ku bintu byose nakoze kuri nagiye Dubai nkaza nyine mpita mbasohora harimo ni urabizi ibintu byose twaciyemo I'm sorry kera ibintu twacanyemo okay basi mpure nawe nzi ngo mpuye n'umuvandimwe Monali nurangiza unkora ibintu nka biriya Kayiri uzi nta muntu n'umwe mfite i Kigali urabizi ibibazo byari biri kwa umwari wifate ugende urabizi ko nta kazi wansize banyirukanye urabizi ko twaryaga kubera wowe stop usiga uyifunze ugarutse utujugunya hanze uranshinja ngo naje atari amakosa yawe ubu yaba ataba wowe hirwa ntabwo yari kuba akiri hano ubwo ni byo ndetse urumva twari kuzana hano twari kubana hehe se ko wari utwirukanye yasubiye mu cyaro nyine basi sibyo Shakeri warambabaje I'm so sorry basi mbabarira nese ngambwira ibyawe na Maka ngo bimeze bite ahubwo Maka muzi okay Monali muri zukuri ndakwinginze ubwiza ukuri ndakwinginze ntumbeshye Monali ndakwinginze Maka murakundana Shakeri niwe wakabaye mbaza icyo kibazo kuri ni birebire kugeza ubu njye n'umutware wanjye ntabwo tuzi icyo tuzira pe none se urebye n'umuntu ubidukorera ntabwo wakwiyumvisha ko ari we ubidukorera ese muramuzi njye ndakeka ari umubyeyi wiyita mama w'umugabo wanjye mu izina rya Yesu kuko ntabwo yigeze anyishimira ndetse n'uwo yita umwana we ntabwo amukunda pe se mukozi w'Imana nisabira akantu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yego ndi kukumva wamfashije kuko ukagerageza basi ukajya umbonera umwanya nk'isaha imwe buri munsi tugasengana ko mbona wenda ari cyo byatanga muri ubu buzima turimo rero urumva ntabwo byakunda bafite ivugabutumwa ahantu henshi kandi nakubwira ngo muri ino minsi Imana irampagurukije pe gusangira umugisha ko witega ko ibintu bikubaho byose ndi kubibona cyangwa wenda nka mu gitondo najya nguhamagara kuri telefone tukavugana
kandi reka nkubwire hari akantu muri ino minsi abantu batazi abantu benshi barabyuka mbere yo kugira ngo abanze ashimire marayika wamurinze akabyukira kuri telefone kuri message kuri telefone kwa kundi rero jewe abantu babanza kubyukira ku matelefone giye mbyuka shimira marayika wabashiye kundinda icyo gihe ndi gushimira marayika wabanye nandi akatwinda muri iryo joro iwanjye n'abana banje ndajya mbanza bazamura kandi reka nkubwire ndaje turwane hano dukotane uyu murozi agomba gupfa mu izina rya Yesu izina rifite imbaraga n'ubutware uyu murozi agomba gupfa nimero yanjye nayiguhaye ugize ikibazo wamamagara ariko wizere ntabwo byoroshye ariko hamwe n'Imana nzi neza ko bizagenda neza ntabwo yigeze mbikora ariko Imana ikora ibitangaza Imana itumye mbasha kubamenya iri hafi ya nyuma kuri biranatangaje kandi nzi neza ko hari igihe tuba duhagaze ahangaha tuvuga ngo uribuka wa munsi Imana ibintu yakora aha hantu ariko ubu ngubu noneho ujye gutambuka nta kibazo ibuye ryagaragaye niba ritishe isuka cyangwa ndumva ngize ubwoba igihe usanga umutware gusa umubwira ibibaye urakoze cyane urakibona Imana iguha umugisha pe Imana yisakana ko na Aburahamu ibane nawe yego Uwiteka ko murikishije amaso ye heza amen kandi neza y'Imana ikomeze imbere y'amaso yawe yego Uwiteka guhaza uburame amen kandi azakugire neza abanza babakiriho ndabyakiriye amen umunsi mwiza kandi ibyo ngusabye nanjye ndabyisabye mu izina rya Yesu nawe bikubeho amen amen Fadayimoni ko mbona abakazi Sheri Munarinda kwinginze nkumbeshye please mbwiza ukuri Maka muziranya gute Maka rero uburyo tuziranyemo urumva umaze gutwirukana twabuze ahandi hantu tujya kuba Hirwa ahita asubira mu cyaro dore ko na nyina yari arwaye rero Maka twahuye duhurira ku kazi twibera inshuti abizi nyine ya ntambara yanjye na manager zidashira ngeze aranyirukana ahandi hantu rero nari mfiteho kuba Maka rero umuntu inshuti yanjye ambwira ko abana na mushiki we naza akancumbikira ni inshuti yawe mu buryo Monari inshuti nka brother whatever it is ni inshuti nta kintu kiri hagati yanjye na Maka basi se wambabarira ukamfasha ndakwinginze basi wirengagiza ibintu byose nagukoreye Monari ndakwinginze please sawa ubwo kere umva wese Maka uramushaka iki Monari Maka ndamukunda Okay. What? Wowe ukunda Maka? Monari biriya bintu byose wabonaga nari ndimo byose na biriya bintu ubona nicayemo biriya byose ubona mfite Monari nabibanyemo na Maka mbere yuko naza mu buzima bwanjye mbere yuko uza hariya biriya bintu byose Maka niwe wabitangije Maka niwe wampaye amafaranga Maka niwe wanzanye i Kigali niwe wampinduye ubuzima Shakiri mbwiza ukuri ikiganiro bagiranye na Maka ntacyumvise rero uriya mu Maka n'ubundi wataye nk'uko yabikwibwiye niko akimeze ariko Maka ndamukunda Monari kandi ntabwo nkubeshye nese ko impamvu wamutaye n'ubundi ntabwo nigize muto fast namuciye inyuma aramfata kandi biriya bintu byose byo kuba naramuciye inyuma urabizi ibintu nashakaga ubuzima Monari nashakaga ibintu birenze ku byo Maka yamaye kandi ikindi Maka ntabwo yemeraga ko turyamana okay ndabizi ko uzi ubuzima naciyemo ndabizi ko uzi biriya by'ibisaza biriya bigabo byose ariko biriya byose ni amafaranga Monari aka kanya ndimo kureba nkabona ntaherezo ndimo gushaka umuryango ndashaka kubaka nanjye nkatuza nkicara nkatuza biriya byose nkabivamo kandi mu bantu bose nzi neza nta wundi muntu nakubakana nawe atari Maka ko Maka ndabizi ko yankunze kandi nanjye ndamukunda kandi Maka aritonda ntabwo nakigera mbona umugabo umeze nka Maka
byangora cyane. Kayili urabizi njye nta kintu mpfa nawe. Maka rero urabona uburyo ameze mu kano kanya. Okay, basi reka musaba akantu gatoya please. Wambabarira ukamfasha. Mbona ikintu cyose uzansaba, ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka nzagikora. Ariko ugenda unyingingire Maka twongere dusubirane please. Kayili nta kintu cyatuma njye no gusubiranya na Maka mbaye mbishoboye. Gusa icyo musaba, niba kuko wumva wiyemeje kubaka ugahinduka, umugabo nk'uriya aragoye. Sinzi nkuko nabikubwiye ndakuzi na Maka ndamuzi. Erega munari nta kintu na kimwe kitatuma mpinduka kubera Maka. Kayili rero reka Maka muvugishe ko nanjye usanze ngiye kujya mu kazi. Ndaza kumuvugisha nimva ku kazi akuhinduka. Basi nzana telefone yanjye nayo hafi ngende mu kibazo. Shavura imanira kuzi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kuzi